ngiye hari zincaho ndi kuzumva ndi kujya nko mu kazi, ariko kumva indirimbo ukibaza ngo ndimo ndashya ku murongo ariko ngo arimo arashya. Ubundi hari usoje ubukwe, amaze gusoza ubukwe mwese busiyo mbona acuranze indirimbo ngo ni Njugumira. Uzi kubona umurokore asoze atangiye ubukwe agiye kwinjira mu rugo agatangira na Njugumira. Bana b'Imana ndi kubinyaho mwikwemera gusa nandi mahanga, ariko turashima Yesu waturuhuye. Abakaye nababwiye umuruho nagendanaga nize tronko member nagiraga abantu babiri duhora duhanganya, bari babiri. Oya yahoze ari umwe hiyongeraho undi, twagiraga imyanya ya nyuma 3. Imyanya ingahe? Iyo nize Imana tabaguwa nyuma nabaguwa nyuma, cyangwa undi mukobwa witwa Janvier. Twari 3 abandi tukabareka bakigendera, natwe ni 3 ni yacu, tugakubana muzi nyuma bandi batashye. Ariko Yesu aza guhindura amateka, ibanye n'umwami neza arabihindura. Haleluya, haleluya. Hanyuma ntago ndivuge byinshi bitewe nuko njya kure, ariko ndashima Imana kuba muri kino gitaramo. Iyo turi kuganiriza urubyiruko cyangwa abajeni tubabwira iby'inzira, biratunezeza kuko tuba tugira ngo byibura iby'Imana yagiye iturindisha kugera aho tugeze, namwe tubibahe tubabwire ngo iyi niyo nzira. Iyo mubona abantu basaza ba pasteri haba hari aho bagiye bagenda. Mu bintu bya mbere biri kungora muri iyi minsi, bikangora ariko kandi nkanabumva, ni umwifato w'abajeni. Kuko uri kubona abajeni ba Pentecote bafite ukuntu bari kugenda basaka umutuno hirya no hino, bakatuzana mu nzu y'Imana bigatuma izina ry'Imana ritukwa. Ariko uyu munsi muri iki giterane byibura ndagendera ku nsanganyamatsiko mufite. Umusore azeza inzira zati, azazeza yitondera iki ijambo ry'Imana rigira gutera ivuga. Haleluya, haleluya. Mumbwire ngo nta nzira tugihimba, ni inzira Imana yateguye. Inzira ni Imana yagize gute? Some ijambo ry'Imana, some ijambo ry'Imana. Isaba inyuma muri kunyumva, muri kunyumva. Yaba ari kera mba n'abandi nkabarimbira akaririmbo kanjye nashyize mu ngarane ntakiririmba, najyaga ngira akaririmbo ka hip hop. Vango mwereka Mana ngushime kuko kwiriye gushima. Urizi ko hip hop yo babyina kuranka wagendaga ku ruhande. Ndashima Yesu ko amaguru yanjye yagaruye nkabasigaye ngenda neza. Ubundi hari ukuntu twagenda ugakira ngo bashyizemo rasoro, ariko turashima Yesu waringanije taro ikabisigaye ikora hasi. Ari igihe umuntu akandagira ntakore hasi, mwarabonye haba harimo rasoro, haba harimo iki kugira ngo ariko nabonye no mu minsi babikora. Uburyo mu minsi bamucisha ku giti kitema bigashoboka kuko bagenda gutyo, ubwo si umuntu yaca ku iteme. Ariko turashima Yesu. Mu nzu y'Imana rero iyo tuhigira ijambo ry'Imana, mu bintu biranga ko umuntu yahuye na Yesu ni umwifato. Muri kumva ibindi tuvuga bitari mu mwifato nta gihari. Umwifato w'abana b'Imana ni uduhamiriza ko turi abana b'Imana. Haleluya. Hari akaririmbo k'abadiveni murakazi, ati ko ari nyinshi se, ako ngiye kuririmba murakazira ni bande bagaketse. Karavuga ngo nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe. Uwahuye nawe ahinduka mushya, hahandi wari muzi narahindutse ubundi mushya. Mu bintu biranga ko wageze kuri Yesu, ntabwo ari ukuririmba harya ni muri Elohim, ntacyo ni imwe mu mazina ya korali. Ntabwo ari ukuririmba muri iyo korali yaririmbye neza. Ibintu biranga ko wahuye na Mesiya, uwahuye nawe ahinduka mushya. Pawulo yandikira Abaroma yaravuze ngo be changed with new mind, muhinduka rwose ariko mugize imitima. Mu Kinyarwanda tuvuga imitima, ariko mu ijambo ry'Imana ni with new mind. Mind ikubwira kujya gusamba niyo he na Yesu, irakubwira ngo uyu munsi hari amasengesho. Amen. Uyu munsi hari ugutarama, uyu munsi hari kubyinira Imana. Nicyo kiranga ko umuntu yahindutse. Amen. Nahoraga njya kubumba amashimwe y'abandi, narebera mu madirishya abandi bata. Yesu tarabanura ku butoni araza
Turimbane zaburi. Mubaho kano. Turimbe zaburi gusa. Zaburi nirimba siyada. Zaburi nirimba siyabena safu. Nimva mutima. Aizanye. Noneho mumbarize ngo uretse kuririmba ubuhamya bwawe koko burigendera, ntagusubize ntacyo utamwibira amabanga. Ariko hari ukuntu dusinda umuziki tugava kuririmba. Mfite ubuhamya ko imisozi yose izi ko nahoze ndi umusambanyi nkaba ntakiri umusambanyi, nahoze ndi umwicanyi nkaba ntakiri umwicanyi. Ubwo nibwo buhamya bugira gute bwigendera. Ego uwari warataye Imana yamwegeje hafi, ubuhamya bugira gute? Ubuhamya batirirwa batwara, batirirwa bagurira. Ninde uri bunsomere? Fo soma aguhe mikoro turakoresha munyamasengesho wacu. Ngaho ngo yino hano diakoni. Yes, okay. Ntabwo ijwi riri kuzamuka. Abadiakoni bagukikije ni baze. Nawe waruje nawe shayo uhagera. Banguka nawe nta kibazo. Eliya Kimarya ni harya izina rye Ernest. Babahe mikoro. Izaburi imwe ndayisomera, zaburi ndayisomera. Intego y'igiterane iravuga umusore azeza inzira ye ate. Naho nsereza byiringiro ntigisubizo kiriho ntabwo nibwirwe mpigisha. Umusore azeza inzira ye, igisubizo nticyabonetse. Igisubizo kiravuga ngo azayejesha kwitondera, azayezesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe rigira gute ritegeka. Ubwo ndabivugaho irindi ryo turi busoresha. Musomere mu bacamanza. Erne wowe urajya mu Baroma 12 umurongo wa mbere wonyene. Ndabaganiza mu minota itari mikeya ariko kandi itari na myinshi. Kandi ndabizi ko mutarambirwa, ariko ni murambirwa kandi ubwo muragira gute muyitahira. Iyo umuntu arataha aya gute biryaba abarambije arambiye bagize gute. Ibya Yesu bisaba kubitegereza abana b'Imana. Karibu no gusoma. Twahereye mu bacamanza 8:9 umurongo wa 8 kujya ku 13. Umurongo wa 8 kujya ku 13 usome wihuta kandi cyane. Iyo mikoro ntiri kuvuga. Abacamanza igice cya 9. Turahera ku murongo wa 8. Yego. Kera ibiti byari bigiye kwiyimikamo umwami wabitegeke. Yego. Byinginga igiti cy'umwelayo biti ujye udutegeka. Ujye ugira gute? Udutegeka. Yego. Ariko umwelayo urabibaza uti mbese narekeshwa amavuta yanjye akoreshwa ibyo kubaha Imana n'abantu no kujya mpungabanira hirya no hino akandi muze kukitiranya hejuru y'ibiti. Banza mvuga ati nayareka nkajya nirirwa mpungabana hirya no hino hejuru y'ibiti no kujya mpungabana, nayarekeshwa no kujya mpungabana. Komeza. Maze ibiti byinginga umutini biti ngwino udutegeke. Ariko umutini urabibaza uti mbese narekeshwa uburyohe bwanjye n'imbuto zanjye nziza no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti. Ibaze nabiretse rwose. Yego. 12. Maze ibiti byinginga umuzabibu biti ngwino udutegeke. Umuzabibu urabibaza uti mbese narekeshwa vino yanjye inezeza Imana n'abantu no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti. 14. Yego. Ibiti byose biherako byinginga umufatangwe biti ngwino udutegeke. Umufatangwe urabisubiza ibiti uti ubwo mushaka kunyimika ngo mbe umwami wanyu nyakuri
muze mwiringire igicucu cyanjye. Erekera aho ngaho rwose. Ngo mushaka kunyimika ngo umwami wanyu nyakuri, muraza mwiringire igicucu cyanjye. Reka na Ernest akomeze. Tugiye gusoma urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma 12, turare ku murongo wa mbere tugeze. Cumi na kabiri umurongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uragira uti imirimo ikwiriye imibereho ya gikristo. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana umutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, kuko ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Rekera ngaho. Irindi jambo Ernest niyongera risome. Harya izina ninde? Rero ntacyo najya kwicarira. Ernest nadusomere muri Timoteyo 2, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye mu Timoteyo ibice 2:20. Asome yihuta. Haleluya ariko muracyari kumva? Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 2 umurongo wa 20. Mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro naho ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Rekera aho ngaho. Muri iyo nyumba igiye kwicarira harimo ibikoresho by'amoko angahe? Bimwe babikoresha ibintu biteye isoni, ariko ibindi byamenye agaciro bikoresha iby'iki? Amen. Gukora umukoro utari uwanjye ntabwo nugutsindwa, oya oresha icyo wampamagariye. Hari akandi karimbo k'icyongereza kavuga ngo if you can use anything Lord you can use me. Ngo nimba ukeneye igikoresho cyo gukoresha ndahari kugira ngo ugire gute unkoreshe. Amen. Dusomye amagambo ngira ngo vanemo icyerekezo cyo gusenga muri uyu mugoroba. Amen. Bimwe tubiririmba mu ijambo, ibindi turabyigisha, ariko uyu mugoroba turagira ngo turebere hamwe ukuntu umusore uri hano Kiruhura n'umukobwa bakweza inzira z'Uwiteka. Amen. Iyo dusomye muri Bibiliya tubona ibyitegererezo by'abantu bagiye bahagarara ku busore kugeza bemeye no guhura n'ibyago, ariko kugira ngo Imana idatukwa. Ntabwo ndi buvuga ingero kuko ari ingero nyinshi, ntabwo aribyo naje kwigisha, ariko ndavuga umuntu witwa Yosefu. Yosefu yari tubwira ko yajyanywe ari umunyagano, agurwa na Potifari. Siko mwasomye? Amaze kugana Potifari, muri kunyumva? Haleluya. Haleluya torero. Ko ndi mugufi njye hano nibwo mumbona. Ubu noneho nibwo mumbona. Amen. Naha ni podium ariko. Aha nibwo ngaragara neza kuko mwese ndabareba. Amen. Haleluya. Reka manuke nongere ndeshye n'abandi. Ijambo ritubwiye ngo Yosefu, riratubwira ngo Yosefu akigurwa na mukati Potifari, umugore irari ryaramuteye. Perezida wa sepo yambaje ngo kujya imbere harya biremera, avuga ni byemewe, ariko biterwa n'igihe. Nanjye nje imbere rero. Ego muka Potifari amugirira iki? Atitaye ku byambaro bicitse. Hari igihe Satani atugirira rukagira ngo nta maguru yawe yakurikiye, hoya aragira ngo kwambure agaciro k'icyo waremanywe. Muri kunyumva? Kera umwana w'umukobwa ageze anyandikira arambwira ngo Emmanuel Ibyiringiro, ndakwinginze ndifuza gusambana nawe, kandi natike ndemera mvi Nyamirambo nyitangire, ariko nkemurira ikibazo cy'ingwagasi ifite. Ndamubwira ngo nanjye sinarekeshwa amavuta yageze muri nge no guhungabanira mu maguru y'abakobwa, nza agaciro mbitse muri nge. Iyo ndi gusengera abarwayi barira gute barakira.
mumbwire ngo uyu mugoroba usiga umenya agaciro kawe. Ntago turabo kugenda dushingitsa amenyo ku bahisi n'abagenzi. Hari amavuta yageze muri twebwe. Ayo mavuta rero abitswa ahantu horoshye. Yuranga yarameneka. Agira gute? Bigeze banzanira umuntu urwaye abadayimoni ngo musengere. Ndakubita umwuka arambwira ngo koresha amazi. Nkoresheje amazi arakira. Hanyuma bwa kabiri rero ibyo gusenga ndabireka, sigara nibereye twagusoje ruko. Sigara nibereye mu bintu byo kureba umupira, sigara ndi umuChelsea. Inzamabare y'amakipe. Ego Pastor natsurushye ko kujya imirongo negere bano bajene. Tubaganize tubegere. Ubwo yihanganire turujana Aisha ariko nagira ngo mbegere. Ego sigara ndi umunyamupi. Ariko wa mukinyi batuguriye ariko bari kutwicira ikipe. Nibera muri ibyo kumbi hari amavuta Imana yagize gute yari yarampaye. Banzaniraho umuntu ngo nimusengere urwaye abadayimoni. Umuntu yimara igihe rero Manchester na hehe. Jango wa mutozo wenda kwirukanye mu izina rya ahubwo ashobora kwirukana umutozo kugira ngo yirukane abadayimo. Jondi arobahe gusengera bango ngo ndasenze mwami ngo nakaya kanyana kanje ukiteho. Kwagiye gusengera umwigisha sengera iki? Hari igihe umuntu azano ku ruhimbi yafata mikoro yayikirigita. Wahambanati. Ubusambanyi bwe bwose akaba arabuhishe. Kuko ari kuvuga karimi. Iyi mikoro mubona nayiragerageza iyo udakiranutse irakuzonga. Za umuntu ararimba ari ntuza gusa. Sanga umuntu araza gucuranga hano. Ejo nimperutse kuvana umuhungu wanjye muri korani ntisohokamo we ntago yiririmbamo. Yari yagiye muri salo bakushyiramo cya kintu gikaraga umusatsi. Ubundi gasora aratambuka. Nanjye nje kwiririmbira ntari kurayiririmbira atari mu rurunguru kabisa. Hari utuntu abantu bagenda batira bakatuvana hanze ukibaza aho twavuye. Ukabona umukobwa ageze igihe cyo guhimbaza Imana yibwira ngo ndagushimiye ko umvanye mu bukumi. Akabwo yibuka kujya kudefiriza. Ntago njye barasengera ku pasteur ariko umunsi basengeye kaza bakabaye. Cyo nabwiye abakobwa biwanjye ngo nubwo ntabasezeranye ariko muzajya mujya gukora ubukwe mubanze mufotora imikenyero imyenda muzambara muyinyereke. Kuko twe tumaze iminsi tubona Satani afite andi mayeri. Bango si birebire bashaka musature hariya. None abana kubera irari ryabishe yajya no gutambuka no ukagira ngo ari muri defile y'abasirikare b'Inyakinama. Ubu hari ritime ninde dirija w'ikorari? Ninde dirija? Dirija uri he we? Bagusubiza inyuma amatora kudahaguruka. Guma aho ngaho ntago ngwenguze nta kibazo. Ubu hari ritime dirija yakoresha akavuga ati dirija iyo ritime ni y'abasaza nka pastor. Jyana ku ruhande iburyo ibumoso kubera impamvu yibitswe hari inyuma bashaka kugira gute kumurika ku isoko kugira ngo barangaze abari ku manegeka. Iyo tamu abacira umugani arababwira ngo kera ibiti ariko ibiti yagira ngo avuga abantu. Ibiti byagiye inama ngo bishaka umwami ugira gute ubiyobora. Ugira gute? Kuko nta muntu utagira umuyobozi, nta bwoko butagira umutware. Wihangana umukameramana. Baragenda ariko ntacyo. Icyambere bibanza kujya kumweraje. Uri kumurikira? Birawukomangira ari mu gitondo. Akwa kundira rije ari komangira umusore. Birakomanga mu gitondo ati do. Umwera yashoje. Vuga ngo wari uyashoje. Kuko twasumye dusanga iki giti cyari kiza agaciro Imana yakiremanye. Ngo kirakingura. Ibiti birakibwira ngo twakoza akanama, dukurikije ukuntu wambara neza ukuntu ugenda neza. Twahisemo ko wadutegeka. Umwera yo ati harya musenga yingahe? Ati ibyo masengesho byo ntago ari ibyacu. Ariko tubashaka kugira gute? Ngo kirabibwira ngo ntago narekeshwa amavuta yanjye. Uri kunkurikira? Akoreshwa ibyo kubaha Imana n'abantu ngo nirirwe mpungabana hejuru y'iki? Haleluya. Kumenya amavuta umwami yabitse muri Manuel bituma ngenda nigengesereye kuko abitse mu rwabya rw'ibumba. Uri kunkurikira? Iyo wamaze kumenya amavuta abitse muri wowe umenya ko niba nafata hano hari ukuntu bajya bafata hano
ngo bari kumva ngo ko Imana yashyizemo amabuye ngo nta kibuye kirimo, nta kibuye hano zari mu misozi kabona bari gukandagana ikindi cy'igipfu nacyo atariko suiha hati su ayo mavuta uri kumena azakuriza. Amavuta agomba kunezeza Imana n'abantu uri kuyamena mu biti. Uri kuyamena hehe? Hari umukobwa n'umuririmbyi ahantu n'ubundi barambwiye ati twamusanze mu musozi umuhungu yamwicaje mu maguru kandi aragaruka akagira gute? Ibi ntubifate ngiye kuvuga wa muhungu, dore ko mufata byose yambaye nabi. Umushumba erega ni Sebugorore, umushumba ni Sebugorore. Umushumba ati se mukobwa wanjye ubu wambaye ute? Utu twambara uko atari utw'abarokore. Ngo hano ntabwo ari kuri paruwase yawe. Ariko namwe nabonye mutorohewe, ntago ndi bubavuke. Nagendeye ingendo yanyu ndabareba, avuga ni bano bana bose bararirimba neza baganacuranga neza, ariko nyabuneka hatabaye gutangira ibintu byagerewe ndabaga. Kuko hari igihe ubona nk'umutipe ukabona avuye guterura ibyuma araje ajya ku muziki, pasi kavuga ati aho bukeri ya baza ari kubita pasi ko nta mwuka ugize gute. Avuga ati reka nihungire umuntu utari mu mwuka utangiye gucuranga baza yizamura ateruye ibyuma nintajya kure ntari mu mpondi iriya baze. Rega icyo cyadakoreshejwe na shebuza satani ni Imana ibikingira itorero. Ubundi pastor arambera umuhamya keriye korari yasohokaga ku byuma mukashyira umuntu udakijijwe tayari ibyuma byaragurumanaga. Uri kubyumva neza bikagurumana. Niyo mpamvu abacuranzi bakoraga n'amasengesho yabo ubwabo ku giti cyabo kugira ngo bitaza gupfa. Ntago ndi butinde muri ibyo. Abyita kogosha byari ibyanyu by'abasaza turi mu gihe cyabize. Arabamerutse kujya kuririmba kubwiriza babuza gukomeza ikorasi. Barateye ngo nyemerera Mana yanjye, nyemerera nkubaze ku iherezo ry'urugendo tuzabona iki. Ntegereza ko bashyiraho conclusion ndabura. Ndabwira none se mushoje mubonye iki muzabona? Ati nyine yari korasi. None zo Kristo mwayitereraga batahanye iki? Batashye nta makuru ikintu tuzabona ku iherezo ry'iki? Kwera n'umuriyo muri kugenda murahura ahantu mukazana nta uzi impamvu ugashyira muri korari ukafata akadimba wabonye kuri YouTube ukazana. Hari igihe muzavuga Yesu yusito tugire ngo ni Yesu w'i Nazareti muri kuturirimbira, kuko ba Yesu ni benshi muri Bibiliya. Imyifato yacu ni ituma Imana inezererwa inzira turi kugira gute turi kunyuramo. Amen. Icyo kiti cyari cyambere ndavuga bino biti bitatu ubundi dusenge andi muzayaganirizwa. Igiti cya kabiri ni igiti cyitwa umuzabibu, nacyo kigiye kubona kibona gahunda ibaye gahunda. Ati ibiti byose byicaye ngo ugire gute utuyobore. Umuzabibu wabisubije umutini. Umutini abivuga ngo sinarekeshwa uburyohe bwanjye n'imbuto zanjye nziza. Uburyohe bwanjye n'imbuto zanjye ngo nirirwe mpungabana hirya no hino hejuru y'ibiti. Iwacu ufite umukobwa yitwa Jeannette turaziranye. Jeannette yarazi agaciro k'imbuto ze, azi n'agaciro k'amavuta ye. Mu minsi yashize nyina na nyirabukwe baramupangiye ngo yishingire. Baramupangiye ngo agiye gute? Bamutuma birahure byo by'inzu, babimutuma ahantu kure. Ahagera nijoro asanga ikirori cyateraniye ku muhungu. Kumbi ngo ajyanye ibirahure ngo bisige hafi aho ngaho itataha. Umuryango wose ugize gute? Uhari. Umwana w'umukobwa arabangwa amavuta yanjye navuze ko ntazayamena mu busambanyi. Iyavuganye nanjye yambwiye ubukwe ntiyambwiye kwishyingura. Ntago ndi bwishingire. Abantu bose aturi ikigoryi, dore hano ibintu bigeze, abantu bateranye, ugiye kudukoza isoni. Ati nazi bakoze ariko kugira ngo nzikoze Imana mwebwe zibakore. Abonye banze yigira inama, abwira umusore ngo rero nabyemeye kwishingira, ariko reka mbanze njye kuri yanzu y'ubwiherero ubundi mbanze nke muri ikibazo ufite hari inyuma ndahita ngaruka. Aragenda agera ku bwiherero areba ukuntu amatafari atondetse, arongera agaruka mu nzu.
arongera abwira umusore ati none ariko wagira ngo ni indogano kuko ni mashaka kujyaho buri mwanya. Umusore nawe agira ikika ngavuga ati uyu mukobwa ashobora kuba ashaka kuncika. Aragenda bamba mu marembo ahagararamo. Umukobwa nawe ajya muri toilette akubita amatafari abiri. Agenda Jeannette ijoro ryose agenda aririmba ngo bugingo budashira ntuncike. Amen. Kumenya agaciro k'amavuta tubitse bizatuma tutisambuza, bizatuma utiyandarika, bizatuma utiyangiza, kuko namene kuzabona umugayo. Muri kunkurikira? Igiti cya gatatu cyitwa umuzabibu. Umuzabibu uravuga ngo vino yanjye nziza inezeza Imana n'abantu. Ntago nakwirwa mpungabana hirya no hino hejuru y'iki. Haleluya, haleluya. Iyo utazi umumaro wawe ukoreshwa ibyo ubonye. Muri kunkurikira? Iyo utazi umumaro ukoreshwa ibyo ugize gute? Reka nkoreshe umukobwa wanjye byakogwa ino hano. Nabonye ni bande batageze mu ishuri bari hano. Uwaba atarageze muri primaire ambwira arambura ikiganza. Ntaza kumuvuga ibintu bite. Utarageze primaire, utarangije primaire. Ninde utararangije primaire nta kibazo nago biteye isoni. Nawe urimo. Ninde wize secondaire? Wageze secondaire. Ntimwarangije primaire, ntimwanageze secondaire, mwagarukiye he? Ninde wageze secondaire? Mwarasimbutse kujya mugere muri IPRS. Ni bande bize secondaire? Amaye. Sikwa abana basimbutse muri abatari. Ngwino hano imbere. Yesu ashimwe. Murabona ko uyu mukobwa ari umukobwa mwiza. Yego? Ibi biti bitatu tuvuze nagira ngo mbikubire mu ijambo rimwe. Iyo tuvuze ibiti biri gushaka ko imitini n'umuzabibu n'umwelayo bimena agaciro kabyo, ibi bitu bigereranye n'icyaha. Yego? Iyo umuntu ambwiye uyu mwana w'umukobwa ngo arashaka kwifashisha iyi minwa ye ngo yinezeze, iyi minwa ubwayo yaremewe kugira ngo ihimbaze Imana. Yego? Ivuga ibyo kugira gute? Byo gukiranuka. None si zava gusomana gute igaruka yongera ivuge ko Yesu ari umwami? Muri kunkurikira? Buri rugingo rwose dufite Imana izi ko yaruduha. Ijambo rirambwira mu Befeso ibice 2 haravuga ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tugire gute? Ngo tuyigenderemo. Ndi muri fiançailles na madamu wanjye naramubwiye ngo bino biti narabisomye numva ndafashijwe, umbabare ntazamena amavuta yanjye kubera wowe, kuko mbonye ngiye kuyamena nakwanga kugira ngo ndengere ubugingo bwanjye. Naramubwiye ngo nubona n'ubwuzu bwandenze ukabona nafashe hano ku rutugu uzacunge ntazarenga nkajya ahandi. Uri kumva? Nagira ngo iriya mugenzi ngo agaciro ni amavuta. Muri kunyumva? Haleluya, haleluya. Ubu bwiza tubabonaho nuko mukiri mu nzu y'Imana, nuko mukiri mu bikari by'Imana, nuko mukivirwa n'ikime cy'Hebroni. Ariko muramutse muhavuye isi yababona. Isi yagira gute? Isi yagira gute? Yababa we nukubona muri kugwa mu mateme, muri kugwagwana. Uko uyu mwana w'umukobwa ateye kuva ku musatsi kugera ku birenge, Imana irabizi ko yabimuhaye kugira ngo bizakore mu gihe cyabyo. Gera wicarema. Haleluya, haleluya. Mu Baroma twasomye ibice 12 haravuga ngo ndabinginga. Ni Paulo yahuguraga abameze nk'abajene cyangwa se generation ntoya. Ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana. Nanjye uyu munsi ndi hano kwa Pastor Kiruhura, ndi kubinginga kubw'imbabazi z'Imana. Nabonye muri abajene benshi ngo ntawe ntungu urutoki. Iyo muri kwambara ubusa impenure ku muhanda, harya buriya mwivuga butumwa Imana yabahaye mu isi na ziriya mpenure zirimo. Uzi impamvu n'ubwibone bubitera? Ngo Karoli yambwiye ko afite amabuno manini. Yego? Ubundi agafata imipira ari kwambara hejuru akayambara hasi, ibintu bikicurika. Umupira ari kwifuka agahita yambara hehe, ubundi ngenda akagira gute? Akayihindura. Muri kora ritime mwakoraga akatangira guteza akavuga ati zo ritime rwose dirija bigaragara ko udatembera kuko ntago kizi ritime zigize gute? Zigezweho. Reka tujye tukwereka ritime ziri on top. We have on top ritime
sibyo nibwira kubagirira si bibi. Imyiryo yazanywe nuko twarangaye ibiti bikatubona amaso. Yego ngo ese ari kuvuga ni Yeriko, ni Yefuta, Yesu. Ariko umusore wo muri Kiruhura, wo muri Sepu, azeza inzira zate? Azazeza yitondera ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya, haleluya. Dawidi yaravuze muri Zaburi 119 hari tuvaraho ahantu yavuze ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho. Ndi umusore ku myaka 18 no 19 hafi aho ngaho, nanjye numvise imbaraga zinshizemo kuko ibiti byari byankomangiye. Yari byagize gute? Nari nahuye n'abashyitsi, hanyuma ndavuga ngo ndikumva nanjye namera nk'abandi basore, ndumva afite irari muri ngewe. Mbaza umupasiteri kuko nakundanaga n'abantu basaza. Mujye mukunda kwegera abasaza kuko inshuro nyinshi abamodo banyu ni abajene. Kuko uri gusanga umuntu ari muri korali ariko ni n'umufana wa Bruce Melody, saa moya n'ibande bayisura ni abarokore bazisura. Ngewe hari zincaho ndi kuzumva ndi kujya nko mu kazi, ariko kumva indirimbo ukibaza ngo ndimo ndashya ku murokore ko ngo arimo arashya. Ubundi hari usoje ubukwe, amaze gusoza ubukwe mwese busiyo mbona acuranze indirimbo ngo ni Njugumira. Uzi kubona umurokore asoze atangiye ubukwe agiye kwinjira mu rugo agatangira na Njugumira, ubwo si Imana izabana nawe? Urugo rutangiramo Njugumi ngo ndimo gushya, ngo nkeneye kizimyamoto, kandi koko abari gushya nta nubwo biba byoroshye, abari gushya pe. Hanyuma mbaza umupasiteri umwe arambwira ngo ikintu yagituma umusore anesha irari ry'ubusambanyi, ikintu yagituma umukobwa anesha irari ry'ubusambanyi, nuko mu buzima bwe bwa buri munsi aho umwanya ijambo ry'Imana. Bari kunyumva? Ukunde gusoma ijambo ry'Imana, ukunde gusenga, uzaba mu buzima bunezeza Imana. Igumva? Irindi rya kabiri, ijambo ryambwira ngo basore bagambirira kutaziyanduza. Icya gatatu, ibyo byose iyo bikoze ukagira n'umugambi muzima, uranesha. Ugira gute? Kandi umugisha ufite urutindi. Pasiteri nubwo yaririmbye muri korali, ubu hari korali mwamushyiramo yagera kuririmba mwazamura agasarara, kuko imyaka ikugenda imujyana ahantu hatoroshye. Uri kumva? Namwe ntabwo ariko muzahora. Mukobwa we ntabwo ubona ko watangiye kwambara amadarubindi se? Uraza ugira ngo uracyabona neza? Reka amaso ari kugenda agera ku munsi mubi. Uyu munsi umusore ari kurya inyama n'inka yose yayimara, ariko hari igihe kizagera amenyo ashiremo. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo abasyi bazaba bake kuko bazarorera gusya ko babaye. Uyu munsi abantu bari kwirya kubera bafite ibituza, hari igihe kizagera wunamuhinduka umuntu wunamye gusa. Ubaha Imana. Haleluya. Mureke imibiri yanyu ikorera Imana, mureke ingingo zanyu zihimbaza Imana. Mwikwemera ko iyi si bamenera amavuta ngo mugende nk'uko abapagani bagenda. Mwikwemera gusa n'andi mahanga. Bana b'Imana ndi kubinyeho, mwikwemera gusa n'andi mahanga. Turi ubwoko butuye ukwabwo. Amen. Mugeze mubona za kubabwiza nambaye ibikomo se? Nuko hari ukuntu Imana yatugize. Turi abapentekote. Muri kunyumva se? Turi abapanteko, turi abanyamwuka wera. Amen. Jambo rindi twasonye avuga ngo mu nzu y'inyumba ni hamwe ibikoresho by'icyubahiro gusa, habamo n'iby'isoni. Nagira ngo baze umutima wawe ngo mutima wanjye, ubundi mu itorero ryanjye rya ADEPR mbamo, ubu koko nkora iby'icyubahiro cyangwa Satani akoresha iby'isoni nkeya? Ijambo ryambwiye ngo biriya biti bimaze guhakana, Satani abona ko bitemeye ngo ajya kumufatangwe. Koko umutima wawe uraguhamiriza ko ukoreshwa iby'icyubahiro cyangwa Satani agukoresha iby'isoni? Yego. Mu minsi yashize nakiriye umwana wo muri primaire mu wa 6, arambwira ngo nsengera ubusambanyi bungeze habe. Primaire mu wa kangahe? Mu wa 6 piri. Umuntu mu wa 6 akabaza abagabo batandukanye, azagera secondaire azayisoza ameze ate?
amavuta ari kumeneka kuko abantu batagaciye icyo Imana yagize gute yabaremeye. Yego muri kunyumva? Ejo bundi nta kirundi arambwira ngo ndara nikinisha no kumanywa niyo nabandi ndi kwiga numva bije nkahita ngenda. Satani arashaka kutwambura icyo Imana yagize gute yaturemanye kugira ngo tubone umusaruro w'abagore bapfuye bapfapfanye. Niyo mpamvu muri kubona amadivorce menshi yongera mu Rwanda kuko abenshi bafite ubusambanyi bwageze hejuru. Abagabo barapfuye ariko twege turi muri rusengero dushobora kongera kweza inzira zacu. Amen. Intego ari iriya jambo ni ukugira ngo wongere utekereze ku nzira Imana yakuremeye. Turabo yaremye ituremeye imirimo myiza. Wongere utunganye inzira, wongere utunganye inzira, wongere utegura imbere yawe ne, kandi umurimo w'Imana igukoresha uzawubazwa. Uzagira gute? Mureke dusenge. Muhaguruke. Nongera nkubita amavi hasi, senga ubugira kabiri, ndaje ngo ntondekanye amajambo, nkaburira ibanza niriheruka, kuko nayobye kenshi nkamushabuza, sinashyikira ubwiza bwe. Nuko nyihamagara imbabazi ziwe ziritaba, naragira icyo mvuga zirampobera, ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye. Ndagira ngo dusengane Imana, ndagira ngo fata akanya gato witekerezeho. Imana ikeneye kwihesha icyubahiro. Ibiti bikomanga ku rugi rw'umutima wawe, biriya biti twavuze mu bacamanza byakoze inama, nawe ibyaha byakoze inama biragushaka. Birashaka ayo maso yawe, birashaka amatwi yawe, birashaka imiterere yawe, birashaka ubugingo bwawe. Nagira ngo menye muri uyu munsi ufite imbaraga zabasha kubisubiza. Nimba udafite imbaraga zasubiza nka biriya biti bitatu, ngo uvuge ngo byibura ndafite agaciro k'aya mavuta. Impamvu mubona itorero tugenda dufite umunezero nuko hari amavuta y'Imana ari muri twebwe. Impamvu tugenda ni munezero nuko Imana yashyize amavuta muri twebwe. Cyangwa umuntu arotse kujya mu nama mu rwego rw'igihugu ahantu, aravuga ngo Byiringiro Emmanuel mu mwirukane. Iyo nama iranzura ngo Byiringiro Emmanuel bagire gute bamwirukane. Umuntu ari muri iyo nama aramubwira ngo bavuze ngo bakwirukane, kuko nibutse ko amavuta ari muri njyewe, na amavuta atavogerwa byiboneye. Nitubana n'Imana no mu by'ubuzima tuzabona imigisha. Haleluya, haleluya. Muri ibyarinye ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu narayawe, nayawe mu gihe nyihana ibyaha imbere y'umukiza ye. Nejejwe n'Imana mu mutima, umuriro w'ijuru urimo ngaye. Nikoza ahantu ku musozi mbwira Imana ngo Mana, agakiza washyize muri njye ntikanyemerera kwiba ibyo narindishijwe ntacyo nibye. Agakiza washyize muri njye ntikanyemerera gusambana. Aha i Karongi nta prudence mafite, nta mwana mafite. Ngenda nibutse Imana ndahantu. Iyo nama rero igisoza, nyuma baza kumenya amakuru ko wa muntu wandeze yakoze icyaha cyo kwiba. Yari umuyobozi wo ku rwego rwo hejuru nduta. Hanyuma rero baje kumusimbura, buri muntu umusimbura barampamagara ngo Byiringiro Emmanuel ngwino umusimbure. Ngwino ugire gute? Ngwino ugire gute? Ubuhamya bwawe nibuvuge ku buryo ibiti byose bigende baguriya mukobwa agize gute? Arakishijwe. Si ngombwa ko pastor abimenya, ahubwo we tangira ubyiyumvemo. Uvuge ngo ntago narekeshwa amavuta yanjye meza no guhungabana mu busambanyi. Ntago narekeshwa amavuta yanjye meza no guhungabana mu businzi. Ntago narekeshwa amavuta yanjye meza no kwirirwa mpungabana. Satana nkoresha ibyo yishakiye. Amavuta yanjye nejeza Imana ni iki n'abantu. Nagira ngo turebe nimba muri mwese muhagurutse. Birashoboka ko uyu munsi ugiye gufata umugambi wo kugira ngo Imana ikomeze irinde amavuta muri wowe. Ariko yanashaka ko harimo umuntu uvuga ngo ariko nubwo ndirimba, nubwo ndi muri no teraniro, amavuta yanjye nagiye nyamena.
nayamennye mu busambanyi, ntibambonye ariko nayamennye mu businzi, nayamennye mu marari, nayamennye mu bwibone. Nkeneye ko musengera. Arambura ikiganza tumusengere. Ntugire isoni. Muri iterano muri abajene, iyi mibiri yanyu irabashuka, ariko dukeneye no kubasengera. Uwo baba afite icyaha cyamubasa arambura ikiganza, tubanze tumusengere, tumwegegere Imana. Ubundi inzira z'umusore azeza gutyo, azeza kiranukira Imana. Hari urimo ngo arambura ikiganza, nanze kwihuta, namubonye hari inyuma, mukomere Imana amashyi. Hari uwundi, tambuka wihuse tugusengere. Mutambuke, natwe nuko bagiye badusengera tugira imbaraga zikomeza urugendo. Nifuza ko mu abakobwa bazima bazavamo abagore beza bubaha Imana. Nifuza ko mu abasore bazima bazavamo abagabo bubaha Imana. Imana iguhe umugisha mwe mushiki wacu, turishimye cyane ku bwawe kandi turagusengera isa kubature. Nta wundi urimo.